Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put your hands together for Riderman. Riderman. Raya Merci. Riderman, bimeze bite? Kwara amahoro cyane. Amahoro masa. Yonyine. Ewana Riderman, nanya nzi ko nzaririmba hip hop, nsanga barayitwaye yose. Iracyahari ariko? Iracyahari? Nta nirajye ushatse wafatiraho. Ntago nafatiraho mwana. Ubundi hari boro twajyaga tuvuga umuntu wese yatangiye kurapa. Arapa abafite indirimbo mu masegonderi zo kurwanya ibiyobyabwenge. Indirimbo zo gutuma abantu baba mu mahoro, yarangiza segonderi akahita afungirwa ibiyobyabwenge. Akahita afungirwa ibiyobyabwenge. Hari abantu bibaho. Riderman umaze imyaka myinshi muri uyu muziki, nimba ntibeshye watangiye 2006. N'ubu ngubu baracyakora, mwabihaye amashyi ibyo bintu. Riderman, niki umuziki niki kuri wowe cyane cyane njyana ya hip hop? Ivuze iki kuri Riderman? Njya gutangira umuziki nigaga muri Saint André hano Nyamirambo, aho bita mu Rwezantwari. Natangiye ari ukwandika imivugo, mu by'ukuri ntabwo nateganyaga gukora hip hop, ariko nyuma aho natangiriye kumva hip hop nahise numva hari aho bihuriye no gukora nibyo nandikaga, mpita ntangira kwandika hip hop. So umuziki kuri jewe rero nawutangiye mu by'ukuri navuga yuko nawinjiyemo mu buryo busa nk'impanuka, ariko bita bigenda neza. So umuziki kuri jewe ni ubuzima bwanjye muri rusange. Hip hop imaze imyaka 50 ubu ngubu, ngiye maze kwihereza imyaka 17 yanjye, urumva yuko ari nk'ubuzima mu by'ukuri. Imyaka 17 twe turimo turasakuza tumaze 2. Riderman, Primus Guma ku nshuro ya 3 niwe wayitwaye. Ibyo bintu mubiha amashyi. Ewana nta muntu waburanye, nta muntu usakuje, yanatangiye bavuga ngo ni ya Riderman. N'ubu ngubu baracyakora kandi akorana imbaraga nyinshi. Niki kigutera imbaraga? Imbaraga ya mbere buriya ni abantu badushyigikira, abantu batuba hafi, kumva yuko hari abantu bahari bumva ibyo ukora. Ntibivuga yuko hatari ibintu bishobora guca intege, ariko iyo utekereje abo bantu baguhora iruhande, bagusapotinga, yaba ari abafana muri rusange, yaba ari itangazamakuru, yaba ari na guverinoma yacu, kubera yuko kugira ubuyobozi bwiza busapotinga umuziki nabyo ni kimwe mu bintu byahinduye ishusho y'umuziki muri rusange. So navuga yuko ibyo ngibyo ari byo bintu by'ingenzi mu by'ukuri. Hanyuma n'Imana ikomeza kuduhereza umugisha, iyo ubona ukora ibintu bigacamo, kubw'Imana urabikomeza. Amashyi menshi cyane ku Mana. Hanyuma ikindi kibazo, abahanzi muhura n'imvune nyinshi, ari ukuntu twe tuba twumva ngo indirimbo y'iminota 3 ushobora kuyirekodinga isaha imwe. Mu ndirimbo wagiye urikodinga, ndabizi zose wazitondeye, ako nihe ndirimbo wasohoye utayizeye ariko ikagutungura mu ndirimbo ufite? Indirimbo zose mwumva nsa nkurirembamo inzoga, akenshi mba nazitewe n'ubuhaye bwinshi. Ntabwo ari indirimbo mba nicaye mu rugo ngo nandike. Ndafata urugero nka Horo nageze kuri studio, iriya beat nta nubwo yari yanjye, yari y'undi muhanzi, ariko atabizi yari yasabye beat ya hip hop. And then ngeze kuri studio, kuko akenshi ngera kuri studio hagati ya 2 na 3. Muri icyo gihe nari nkiga, ariko nari nasibye. And then ngeze kuri studio numva harimo beat nziza, ngira igitekerezo cyo gukora indirimbo ya Horo, n'imiziki ya Primus, maze kujya ubuhaye bwinshi cyane nkora indirimbo yitwa Horo. So indirimbo nka ziriya, yaba ari Horo yaba ari Cugusa, ni indirimbo mba nanditse mu by'ukuri ari just having fun ku bantu muri hano, ariko mumenye yuko campaign turimo ari tunyweless. Ibyo byari ibihe bya kera tukiri batoya, tugifite akabaraga. Ubu ngubu ngira ngo iyo umuntu amaze kunywa agafanta kamwe kabara ako ngako, ariko ziriya ndirimbo nazikoze muri iyo eta. Ukuntu ziriya ndirimbo zitwika,
hari benshi zisanisha nabo mu bihe byashize, ariko uyu munsi turi muri campaign ya Tunyweresi, so tujye tuzirikana icyo kintu, turi muri Tunyweresi. Ni amateka nanyuzemo, ariko nanone sindi kuvuga ngo abantu babijyemo. Kabisa. Riderman, uzi ku izina rya Rusake, izina Rusake warihisemo kubera iki? Naje nyuma ho gatoya yaba Mahoni Boni, nari nkiri umwana mutoya, nari nkiga muri secondaire n'ubundi nkatangira mu kuza mu muziki, naravuze nti ni iki kiri buntandukanye n'abandi bantu, kandi ni ikihe kintu nzanye ku meza. Nibwo natangiye kuvuga nti ngiye gukora umuziki mu buryo bwanjye bijyanye n'imitekerereze yanjye. Icyo gihe wenda ari imitekerereze ya cyane, ariko n'ubundi nari mfite nanone n'indi vision ngari, ariko numvaga yuko ngomba gutandukana n'abandi bahanzi bose mpasanze, kandi nkumva yuko ngiye guhindura ibindi bintu byose mpasanze. Icyo gihe nkatekereza rero yuko niyumvaga nk'isake ibyuka kare, najyaga nanabivuga ngo mbyuka bakiryamye. Niko album, in fact album ya Rutenderi yagombaga kwitwa Mbyuka Bakiryamye. Numvaga ari nko kuvuga ngo ngiye kubyuka mbere y'abandi, ariko nkangure n'abandi n'icyerekezo cyanjye gishyashya. So nibwo nafashe Rusake na Kokoriko, byose bijyanira hamwe. Wallahi ngiye kubyuka mbere y'abandi ariko nkangure. Are we together? We wize he wowe? Ngo yesa muri primaire. Riderman, twese hano tugira jani zitandukanye, ariko umuntu tureberaho nk'abajene mu rugendo rwawe rw'umuziki. Ni iyihe mbogamizi wagize n'ubu utajya wibagirwa yakugoye kurusha izindi muri kariyeri yawe? Dutangira umuziki hano mu Rwanda hari studio ebyiri zonyine. Hari studio yitwaga One Way, hakaba na studio yitwaga TFP. So muri icyo gihe ntabwo kubona umwanya wo kurikodinga byari bigoye. Ngira ngo ni nacyo kintu cyampushinze kugira ngo mpite ntangira studio y'Ibisumizi, kubera yuko nabonaga yuko ari ikintu kigoye. Akenshi twageraga no muri studio ugasanga ntibaguhaye umwanya. Keep in mind yuko twazaga dusangamo ba Mr. Joe, ba Rafiki, Family Squad. So iyo twageraga muri studio baradusohoraga bakabanza bakinjiza abandi bantu. Icyo ni kimwe mu bintu byatugoye, kubera yuko ntabwo twabashaga kurikodinga. Ariko ikindi kintu navuga yuko cyangoye kikanamvuna cyane, na n'uyu munsi nkirwana nacyo rimwe na rimwe, ni bamwe mu nshuti twagiye dukorana mbere bakageraho bakaba abanzi bacu. Anytime ashobora kubyuka akakurasaho, and wowe nta mutima ufite wo gusubira muri iyo ntambara. Bakubeshyaho ibinyoma, ukajya kwisobanura kuri ibyo binyoma. Buri ntambwe hari nk'amakontra amwe namwe nagiye nskwata, kubera yuko hari abantu babyutse bakamvugaho ibintu runaka binsebya. So icyo nicyo kintu cyamvunnye, na n'ubu kikimvuna, kubera yuko kumva yuko hari umuvandimwe mwakuranye, umuvandimwe mwasangiye urugendo, ariko akaba ari uri kukurwanya. Ubundi byanashoboka yuko utandukana n'umuntu akagenda agakomeza ubuzima bwiwe, nawe ugakomeza ubuzima bwawe, nta kibazo. Ariko iyo bitangiye kuvuga ngo agomba kukugendaho buri ntambwe uteye, agenda ameze nk'uri gukubita agatakere kwaje, biba bigoye tu. Ni urugendo umuntu wese abaho afite amaso inyuma y'urugo kugira ngo acunge niba wa muntu atagiye kongera kubikora. Icyo ni kimwe mu bintu byamvuniye, kubera yuko abo bantu ubu kibafitiye urukundo nk'abantu mwakuranye. Hari akantu kajya kavuga ngo kuba dutandukanye nk'inshuti ntibivuga yuko unyungutse nk'umwanzi. So sinjya mbara yuko ndi umwanzi w'abo bantu, ariko iyo nkibona yuko abo bantu bagishaka kugarura twa dutero shuma tutari ngombwa, ni bimwe mu bintu bigenda binjanamo gatoya tu. Ibyo bintu nabivuze mpita nibuka ibintu nasomye, nkunda gusoma ibitabo bya Atari. Kamanda waretse kundeba nabi. Ibitabo mvuze urabizi niba ari bya Jorigisi. Hari umunyamerika w'umuhanga utuye Muhanga witwa Denzel Washington. Yaravuze ngo nyine nubona ngo dayimoni itari kukwataka uzamenye ko uri umukiriya wayo. Urumva abo bantu impamvu nabivuze gutyo, Riderman avuze ikintu nyine hari igihe ugenda ugasanga umuntu mwarakuranye ariko ari mu bantu bakurwanya. Rero uwo muntu ashatse yajya joininga, bora nubona umuntu utamubasha. Nka Riderman umaze imyaka 17, njye ndiwe naza nkamwegera. Riderman, uri umunyamuziki, uzi umuziki,
bibaye ngombwa kureka umuziki cyangwa ubuhagaritse, ni ikihe kintu kindi uzi gukora neza ku buryo wakijyamo kigakunda? Uretse umuziki ni ikihe kintu kindi uzi gukora neza? Nahera ku byo data yashoyemo imari byose nta kibazo. kuko nari umunyeshuri niga, ngira ngo bamwe yenda mu rungano rwanjye ruri hano yenda rushobora kuba rubizi, nize marketing niga na tourism management. So ntekereza yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nari kujya muri ibyo ngibyo, ariko nanone umuntu yajya no mu ishoramari tu. Wow, mu businessman cyane. Riderman, intego ya Meet Me Tonight dufite team ivuga ngo use what you have to get what you want. Hano harimo abajene bafite talent zitandukanye, bafite vision zitandukanye. Nihe nama wagira umuntu uri hano ufite impano runaka cyangwa ufite inzozi runaka ashaka kugeraho? Ku giti cyawe nihe nama wamugira, ugendeye kuri challenge wageze, ugendeye ku myaka umaze ukora, experience? Nihe nama wagira umuntu ufite ibintu ari gukora none hanga ariko utaribona? Icyambere ni kubirivinga muri wowe. Igihe icyo ari cyo cyose uzagira abantu baguca intege, byanze bikunze. Bashobora no kuba mu nshuti zawe, mu bavandimwe bawe, ababyeyi bawe. Nta n'umwe ushobora kumva inzozi zawe kurusha uko uzumva. Niba rero urota ukaba ufite ikintu icyo ari cyo cyose kikuri ku mutima, birivinga mu nzozi zawe mu buryo bwose bushoboka, kubera yuko nta wundi muntu ushobora kumva inzozi zawe nk'uko uzumva. Ubu none aha ngaha tuvuge umuntu uri hano akriyetinga imyenda, ashatse gutekereza ku mwenda runaka, nta wundi muntu ushobora kumva nk'uko we awumva. Ntibishoboka, sibyo? N'umuntu ugiye kwandika indirimbo cyangwa se ugiye gukora umushinga runaka, nta wundi muntu ushobora kubirivingamo nk'uko we awumva. So mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta muntu ushobora kumva inzozi zawe nk'uko uzumva. So birivinga muri wowe kurusha, ku buryo bicecekesha n'urusaku urwo ari rwo rwose ruri hanze yawe. Ndabivuga mpereye ku kuba ubwo natangiraga umuziki nawutangiye niga muri secondaire, ababyeyi banjye barabimbuzaga, ntibumvaga inzozi zanjye habe na gatoya. Kugeza aho habaye betting hagati ya mama na papa. Mama abwira papa ati we mureka akora umuziki, naramuka atsinzwe exeta, nari ngeze mu wa gatandatu, naramuka atsinzwe exeta azahagarika umuziki burundu, ariko natsinda exeta muzamureka akomeza umuziki awukomezanye n'amasomo. Ababyeyi banjye barankunda 100% ndabizi, ariko ntabwo bashoboraga kumva inzozi zanjye habe na gatoya. Ntekeza yuko niko bigenda ku bantu bose. Ashobora kuba umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, inshuti yawe, nta muntu wakumva, nta muntu wabirivinga mu nzozi zawe nk'uko wazibirivingamo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kumva yuko mu gutangira inzozi zawe urwo rugendo, icyambere atari amafaranga. Kubera yuko ushobora gukora n'imyaka irenze 5 nta mafaranga n'atanu urashira mu mufuka, ariko wavanse ubibona tu. Ushobora gukora Gen Z hano abantu bakava bavuga ngo watwitse, sale yuzuye, ariko ukareba amadepanse yawe ukabibona yuko hari ibintu bitagenze neza. So kubona icyerekezo wowe urimo ukareba kure cyane, kutabirivinga mu bantu baguca intege. Ikindi no gukomeza gucreatinga, guhora uzirikana impamvu watangiye, kubera yuko na n'uyu munsi ushobora kuvuga ngo abantu runaka ntibagushyigikiye, abantu runaka ntibari iruhande rwawe, ariko ugakomeza kubera yuko wibuka impamvu watangiye. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane umuntu akomeza kuzirikana mu rugendo barimo. Amashimwe cyane kuri Riderman. Tugiye kwakira ibibazo bibiri. Kamanda, ngwino unyakire njye kuri tele. Amashimwe cyane kuri Kamanda. Urugamba rugiye kuyoborwa na Kamanda. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Gens Comedy. Muri aka kanya tukaba dufite Riderman muri studio, dufite abatumirwa hirya hino batandukanye, ariko ngira ngo turagira ngo twakire duhere Inyabitekeri ndetse tuze kugaruka mu bihande byo hino. Ariko Riderman tutarageraho, turagira ngo turakubaze ngo urabyumva ute? Ntago byumva. Ku mpande ikibuga kirumye ariko hagati kiratose.
ndabona hari buze guca uwambaye kuko uyu mwataka ameze nabi cyane ngira ngo Merci uradufasha ariko Riderman nakunyakirire aho uraho inyuma. Nyakubahwa Merci mumeze mutaho ngaho mu ntara? Mu ntara tumeze neza hano abaturage babukereye. Studio rwose bafite ibibazo bashaka kubaza umuhanzi wabo Riderman. Ngira ngo muyihundiye twahita dutangira tukabumva ibibazo kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Turakora uburyo bwo kwakira ikibazo kimwe Riderman agasubiza ubundi tuze no kugaruka muri iki gihande ku buryo abantu bose babazwa ngira ngo amaboko ni menshi amaboko hejuru bariya mu bihorere nabo muri bitanu. Merci umwanya n'uwawe. Reka dutangire hano kuri umuhungu w'ikinege. Akoze cyane. Riderman ikibazo ngiye kumubaza ni ibibazo bibiri. Nubwo ngiye kwica itegeko rya manda reka mbere kuri iki ngiki. Hariho kaka imbere. Abantu ba kamanda. Kamanda. Nari ngapfakaje. Hanyuma Rider wenda ababizi cyangwa babikurikiranye uri umwe mu bahanzi bari hamwe n'ababyeyi babigiye kinini ku buryo kuri street hari n'amakuru bavuga ko warinze uba icyamamare mu rugo bakiguhana ushyiraho dread bwa mbere ubanza ngo barakurambitse muze abanza kunyuzaho akanyafu wabitwaraga gute kuba icyamamare no gutaha mu rugo akanyafu kakaba kagucaho? Icyo ni kimwe. Icya kabiri rasa ku ntego ngira ngo twihuta cyane uko bitubangura urakoze cyane. Kangire ndangize nta kibazo. Icya kabiri wigeze kumvikana mu nkuru za beef reka nkoreshe gutyo ariko uhita uzivamo vuba vuba. Ni iki cyatumye wihuta kuzivamo? Ni iki cyakumotivye kuzivamo? Ni iki kibi wabonyemo cyatumye uhita wirukanka? Niye nama waha n'abahanzi baba muri ubwo buryo? Murakoze. Ndabanza mbikosoreho gato ntabwo banyuzagaho akanyafu mu by'ukuri bampaga impanuro za kibyeyi. Ariko ntekeza yuko na n'uyu munsi papa wanjye aracyari umuntu ufite agatege aramutse avuze ngo nkubite inkoni ntabwo narwana natega akabuna agakubita urumva kuko ntabwo narwana na data ntabwo byabaho mfite respect ihagije ku babyeyi banjye ku buryo mama mbwiye ngo unamaho gato ngo ukubite urushyi nakunama kankubita nyuma nkamubaza ntari kumpoye iki mubyeyi kuko ababyeyi ni ababyeyi and umuntu abagira rimwe ntabwo narwana n'umubyeyi wanjye so ntibigeze bankubita bampaye impanuro za kibyeyi. Kuri dreads zo na n'uyu munsi mama wanjye n'umurokore na n'uyu munsi aracyambwira ati Emery wakogosha izo dreads ambwira nti mama iyi ni imyumvire yanjye ndi umurasta mu mitekerereze yanjye ariko ntabwo bivanaho yuko ndi wa mwana ubirivingamo ndi wa mwana wareze ufite imyumvire yawe nk'umurokore ndayumva ndayubaha umunsi ku wundi. Nshobora kugera mu rugo nta nubwo nishobora ni buri gihe uko ngeze mu rugo yaba ari jyewe yaba ari abana banjye twese adupfukamisha hasi akadusengera ndabyubaha nk'imyumvire yiwe. Nubaha ababyeyi banjye mu buryo bwose bushoboka ariko nanjye na expectinga yuko bakwiye kubaha nanone nayo mahitamo yanjye. Nibyo navugaga na n'uyu munsi baracyambwira ati ariko wakuyeho dreads abambwira nti ni amahitamo yanyu mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuba umurokore nanjye ndi n'umurokore mu mutima by the way nubwo mfite dreads. Haleluya. Yeah. So twese hano ushobora kuba uri hano ufite dreads ufite amaherene ufite iki ariko uri umwemeramana ndacyari umwemeramana muri ubwo buryo ariko nkumva yuko kuba mfite dreads nta kibazo biteye. Hanyuma kuri icyo wavuze cya beef mu by'ukuri nta nubwo nayibayemo. Nkora indirimbo ya beef nayikoze nabwo ntagamije gukora indirimbo ya beef ahubwo bandasheho ndabasubiza mfata CD nyibashyira aho bari sinayijyanye kuri radio nabashyiriye CD aho bari nko kubumvisha yuko bishobotse nabasubiza. Byari nko kubereka yuko muri icyo gihe byari nko kubereka yuko intwaro bakoresheje bashaka kunsenya nanjye nyifite ariko ntashaka kuba ariyo nkoresha. Abanyamakuru bose bo kuri contact icyo gihe nibo bayakiriye bwa mbere bayihawe na Bigana bo ubwabo ntabwo nigeze njya kuri radio ngo ngiye gukora beef icyo gihe kabisa. Umuntu wese wari uri icyo gihe ngira ngo
yabizirikana nabo banyamakuru bari bahari iyo ndirimbo barabizi yuko bayizaniwe na Bigana so ntabwo nabikoze ngamije kujya mu kurwana nabo nabikoze ngaragaza yuko nanjye nshatse nabikora ariko icyatumye nanabisohokamo nanone ni nababyeyi n'ubundi mama yarambwiye ati ariko Emery none n'ibingibi utangiye kujyamo bisohokemo vuba vuba nahise mbisohokamo n'ubundi nkomeza urugendo rwanjye ko nta nubwo ari cyo kintu nari ngamije ndakeka yuko nsubije ikibazo cyawe hano hari ikindi kibazo gifite ibibazo hano dufite umuntu watangiye kogosha muyoboke afite dread yitwa Muza Riderman ibisumize mpaka dupfuye amen ikibazo nshaka kukubaza kuva watangira umuziki kugeza uyu munsi turi kuganira ahangaha nta na rimwe ndakubona uzenguruka mu binyamakuru nk'abandi bahanzi ukora promo donc uri kuri street nk'abandi bahanzi ariko iyo ukoze igitaramo iyo polisi itahabaye biba ari ibibazo ukoresha irihe banga ni wa mupfumu w'ibere rimwe umupfumu w'ibere rimwe yavuzwe nawe na Prince Kid ngira ngo niba nibuka neza kera cyane muri za 2009 aba papa n'abantu twagiye dukorana cyane nibo bajyaga basereza ngo banze ufite umupfumu w'ibere rimwe ngo ubicyangugu kandi icyo gisene nakagira n'icyangugu ariko mu by'ukuri umupfumu wa mbere ni Imana ntihazagire ubabeshya like iyo uri kumwe n'Imana nibyo na Rutanga rw'amaboko ajya avuga gusenga ni nko guterekera gusenga kwa kizungu ni nko guterekera mu buryo bumwe cyangwa ubundi so iyo usenga Imana ukabana nayo ukayizera hari ibaruwa na n'uyu munsi ngifite nanditse muri 2005 cyangwa se 2004 nandikira Imana icyo gihe ryari nk'isengesho ryanjye kubera dream nari mfite ari kuri Noheli nandika ibaruwa maze kuyandika nyishyira mu ikaye nyitereka munsi y'igitanda munsi y'amatora na n'umwe udacyayibitse nayisabaga yuko iyo ubwayo izambera umutware izayobora intambwe zanjye na n'uyu munsi muri buri sengesho ngiye gukora nicyo kintu buri gihe mvuga niyo ngiye kujya kuri stage ngira ngo Akarigombe warabizi akenshi tuba turi kumwe muri backstage arabizi yuko mbere yuko njya kuri stage nkora ikimenyetso cy'umusaraba nkajya kuri stage nka performinga niyo mvuyeyo ndongera ngasenga nshimira Imana so Imana iyo uyiretse ikajya imbere yawe kuva natangira umuziki nta manager nigeze ngira keretse muri 2009 nibwo nakoranye na David Bayingana ngira ngo muri 2009 ya nyuma tuhita turatandukana ariko nakomeje nkora jyenyine so Imana niwe manager wanjye nayiragije icyo gihe muri 2004 na n'uyu munsi iracyari kumwe nanjye kandi na n'uyu munsi nta kintu ndayigaya habe na gatoya yeah. Kenshi iyo ndebye ku ntoki zawe nkunda kubonaho iyo mpeta ntabwo ugiye uyijugunya na rimwe kandi abanyarwanda benshi cyangwa abakurikira umuziki bazi kuri rusake kuki mbonaho igisamagwe buri gihe nkabonaho isake ndi rusake nibyo koko nk'uko bivuga ndi rusake ndi ruganzu ndi gitende mu dutendo ndi Riderman ndi Riderzo n'ibindi byose ariko muri byose ndi gatsinzi kurusha uko ndi ibyo byose so izi ni impeta umuntu yambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nanone iyi ni impeta ifitanye amateka yanjye nanjye mu gihe nari nagiye gukora konseri mu Buhinde muri 2012 ayo mateka ngira ngo yo ntabwo najya kuyavuga none ahangaha byafata umwanya muremure ariko niyo mpamvu nkiyifite yeah. Riderman ejo bundi twabonye ifoto uhetse umwana mu by'ukuri yari ifoto cyangwa iri mu rugo uraheka uheka umwana icya kabiri bisaba iki umupapa kugira ngo umupapa mwiza mu rugo mpereye ku kibazo cyawe cya kabiri kuba umupapa mwiza mu rugo ni ukubahiriza inshingano zawe nk'umupapa kandi kuba umupapa bihera ku kuba umubyeyi niyo mpamvu umwana wanjye ansabye ngo muheke nta nubwo mbiburanaho mama we ntabwo ndabitekereza yuko mama we adashobora kumbwira ngo heka umwana oya ariko umwana ni umutware umwana ambwiye ngo ryama hasi like ambwiye ngo ikarage ndikaraga ntushobora gutekereza ibintu ushobora gukora kugira ngo nshimishe umwana wanjye ndi umubyeyi umwana ambwiye ngo mpeka ndaheka muzi utuntu twa kera like sinzi nanabikora none ahangaha umuntu afate hano hejuru gutya akagira gutya akabigira gutya
Yeah, ibyo byose ndabikora kubera abana banjye n'abana banjye bro. Umwana wanjye abwiye ngo ryama hasi ndashaka kukuriraho ubishe vare. Mpita mbikora vuba vuba like tunavuga ngo ndumubyeyi. Yeah, ndumubyeyi mbere yuko mba Riderman, mbere yuko mba ikindi kintu cyari cyo cyose, and Imana izaba inshoboze nzabikore kugeza nshaje kubera yuko ibyishimo by'abana banjye nibyo biza imbere y'ibindi byose. So umwana ambwiye ngo nimuheke ndamuheka, kandi inshingano z'umubyeyi za mbere nk'uko bivuze, ikintu kigira umupapa mwiza nuko azirikana ku munezero w'umuryango kurusha ku munezero we. Amashimwe cyane kuri Riderman. ngira ngo nk'uko twabitojwe turaza kuzimya amatara, tuzamura amatoroshi ubundi, ariko ibaze hip hop bayiperforminga gutya. Aguruka nkwereke. The Merci iteye ishozi gangster ntajya ava muri jumper. Ingendo y'ubushishozi life yiwe ni nk'urugamba, Umuvuduko wakaga nk'umuyaga muri kaburimbo, banda nivuga bakomoka ntabyo umurimbo umeze neza cyangwa umukwi nko mu muco w'amaniga ya kera. California ni nk'igikoni ikintu gihera ndwara gitera, Iminyururu mu ijosi woshimandwa ya ryangombe, tambuke cyangwa cyangwa ho kunguku hombe kuguruka bizwiho. ahorana imikasira inyanja yiwe ihoramo imiraba, ijisho ryarahiye rifite ibara risa nk'ikinyomoro, umutuku. murakoze cyane. Ndirimbiye muri kuririmba nsindiye muri gusinda. Abenshi mwibaza ko abasinzi have to do this one. Let's go. ngabatega amatwi yumva. From this one for them. Ndikumva bihaye, ndikumva bagira ngo ndi kuri top, byari zangize nka kumwezi zuyagize DJ Pop, bazandangije ndakanura nk'uri kurunguruka, ndikumva nishimye, ndikumva ngiye kuguruka, maze nkajya mu bicu, sinzi niba ndikubiterwa n'umuziki cyangwa se bishu. Byatangiye Turi kwa Mutangana, turi kurya ibirori byo nta gutongana, ibisumizi bya rimwe birapakaza, kimwe biri nakuregeza ahubwo bikaza, nyuma yaho gato tujya kwiyakira, kimwe bibiri bitatu bine bitanu birashira, turakomeza turenyegeza, ikirori kirasha, turakinyeganyeza, byeri nyinshi, abana benshi, Babiloni siyabwe benshi, impumuro n'ijoro, isahani poro, nari kumwe na Promesse. icyugusa nka champagne, icyugusa nka champagne, ariko yitwa Pri muzi, ariko yitwa Pri muzi, icyugusa nka champagne, icyugusa nka champagne, ariko yitwa Pri muzi, ariko yitwa Pri muzi. Amashimwe cyane kuri Riderman. Amashimwe cyane. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga